ngo genda wowe wamurozi we wafatanyije n'abana bawe kuturogera ngo mwarishimye ngo urarana n'umukwe wawe. Mwiriwe mama. Mwiriwe neza. Ngusanze hano iwawe rwose uri umukecuru utuje kandi wiyicariye mu rugo, nk'uko ubizi itangazamakuru rikemura ikibazo cya buri muntu. Ngusanze hano iwawe wiyicariye, se wari uri gukora uduki? Nyine nari maze kunywa imiti, umuturage duturanye nyine njye naje ejo bundi ndi hano iwanjye nyine mu bana banjye, umuturage nsanga arwaje abana, noneho umwana mu gitondo arazinduka ajya gukubura akikuraho imyanda kubera ngo abayobozi bari kuza kudusura. Ageze inyuma baba baramwirukankanye, baraza bamena ibirahure by'idirishya. Ngeze ngo ndasohoka ngo genda wowe wamurozi we wafatanyije n'abana bawe kuturogera ngo mwarishimye ngo urarana n'umukwe wawe. Maze rero icyo kibazo nicyo mfitiye agahinda. Sinigeze ndoga kuva navuka, mama ntiyigeze aroga, sinzi n'uburozi na mama ntabuzi kuva yavuka. Mushyingura ejo bundi afite imyaka 100. Urumva none uwo muntu rwose mukamumbariza impamvu rwose kuva navuka mu buzima bwanjye ntazi nuko busa naho nashatse batayigeze bantu kuburozi nkaba mbutukiwe hano mu bana banjye Kigali. Nk'uko mubizi ni ikiganiro ni iwacu muri quartier. Uyu mukecuru twamusanze we mu rugo aho yari yicaye, tutaramubaza ikibazo cye adutunguza ikibazo cye yarasanzwe yifitiye. Uyu mukecuru avuga ko aje Kigali vuba ataraherutse yaraje gusura umuhungu we. Ibi bibazo by'uburozi bimaze iminsi bivugwa, niyo mpamvu bacu muri quartier tubazanira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu mumama dushaka kumubaza ku kabazo gatoya kamaze iminsi kavugwa ku burozi. Kenshi bavuga ko abakecuru ari bo baroga ariko si bose. Ubwo burozi bavuga twe nta nubwo tunabuze nk'urubyiruko. Mama nshaka ko kwibariza, ese ubwo burozi bavuga koko nk'umumama, nk'uko ibiganiro byinshi bigenda bitambuka, umuntu yapfuye bamuroze, umuntu yaguye bamuroze, umuntu yarwaye bamuroze, ese koko ibyo bintu bibaho nk'umumama ufite unduta ndetse uba usa nkaho wabyaye n'abandi batubyaye? Rwose mwana wanjye nkubwiza ukuri, njyewe napfushije bene mama 10. Ubu turiho turi imiryango abana 3 basigaye b'abakobwa, twari 10 twese. Ubu ngubu hasigaye 3 twaratatanye, nyine umwe ari hirya no hino, turabyaye turuzi kurusha. None nta burozi bubaho, ubu habaye uburozi, abo bacu bose bapfuye navuga ko ari uburozi bwabishe. Nta burozi bubaho, yego numva bavuga uburozi ariko si ntago mbuzi no mu jisho ryanjye, nta n'uwanjye ubuzi. Ese ubwo burozi koko bubaho Munyarwanda? Wakandikira CPN TV uyubwira ati ejo nejo bundi mutubwira ibindi bibazo. Uyu mumama ashaka kumubaza ku kibazo cy'urubyiruko rw'ubu rwikwaza ngo uburozi. Kanya gato tumubaza n'ibibazo byari byatuzanye hano iwe mu rugo. Ese mama, urubyiruko rw'ubu uko urubona n'uburyo tumezemo, ibyo ari byo byose hari benshi uruta watanze kubona uko isi ihagaze. Ese urubyiruko rw'ubu utubona ute, dukora ute? Ese imvugo dufite ni izihe turi gukoresha? Njyewe mbona urubyiruko rw'ubu atari nk'urwa kera. Urubyiruko rw'ubu rurashishoza rwose. Urubyiruko rw'ubu ndabona rukorera igihugu cyarwo, maze rwose aba ba kera ahubwo ndabona aribo bafite ibya kera. Naho urubyiruko rwose n'urubyiruko mbona rwitwaye neza cyane, ndufite rwose ari rwanjye. Ese mama, watubwiye ko hari umumama wakubwiye ko uri umurozi kandi uherutse kuza hano muri Kigali vuba, utubwiye ko wari umaze iminsi unarwaye, wihangane. Ese uwo mumama wagututse uko yaba afite imyaka ingahe, yaba ari mu kigero cyawe cyangwa ahubwo wamufata nk'umwana wawe? Ni nk'umwana wanjye. Dore ubu navuye mu buriri kubera iyo nduru, ejo navuye kwa muganga afite imiti, ndanywa imiti, ndwaye umusonga, ariko iyo nduru kubera ayo madirishya bamennye niyo wankuye mu buriri. Ndamuruta rwose, ndamubyaye rwose. Ese nta kintu yaba yaguhungabanyijeho cyangwa se cyihungabana akubwire wumva ukomeretse ku mutima nk'umumama,
udukuriye twese ni mwebwe ba mama muzajya mutubwira ibyabaye ejo n'ejo bundi. Ubwo tuzajya tuza kureba iwacu muri karitsiye nimwe muzajya mutuyobora ati biriya bimeze uku, kuko nimwe mwakagombye kutugira inama. Nta kuntu yaba yakubwiye ijambo ryagukomeretsa nk'umumama wikuriye, uba wifitiye n'utundi tubazo agomba no gukemurira abana be. Turabizi yuko nubwo waba ushaje ufite imyaka magana angahe, ugomba gukemura ibibazo by'abana bawe cyangwa se n'abuzukuru bawe. Ni nk'igiki yaba yakubwiye ngo ubashe gukomereka kuri nkawe? Nakomeretse cyane, yambwiye ngo genda we wa mukecuru we urishimye kubera umwana wanjye wapfuye, wamurozi we, none kurarana n'umukwe wawe. Ndarana n'umukwe wawe, Imana iguha umugisha. Napfukamye ndamubwira Imana iguha umugisha. Ntabwo ari wowe nawe, Imana iguha umugisha. Naje ndira hano mu nzu, nibyo bintu byambabaje cyane, ndakomereka. N'ubu hari ikintu kinsongora hano nyine, ejo bampaye imiti ndwaye umusonga, n'ubu maze kunywa imiti n'inshinge banteye ejo, ariko nakomeretse cyane bikomeye mu mutima wanjye, cyegutse. Nyamara tujye twirinda kuvuga ibintu imbere y'abana bacu, kuko byinshi biradukomeretsa. Iyo uvuze ikintu imbere y'umwana usanga nabo akigendeyeho. Aya makuru iwacu muri karitsiye yateguwe na CPN TV kugira ngo ibere buri munyarwanda wese. Ibi bikunda kubaho, ariko ntabwo ari ngombwa imbere y'urubyiruko. Turi kubyiruka tubyirukira muri viziyo, twibyiruka tubyirukana ibya kera. Erega n'umuco wa kera tugomba kuwukurikirana. Ariko mama urumva ko yahangayitse, afite ibibazo byinshi bimuhangayikishije, ntabwo ari ngombwa ngo yikubitireho ibyo. Dushaka kubaza uyu mumama nkatwe nk'abapagasi ba rubanda, niko itangazamakuru tujye twiyita. Nshaka kubaza uyu mumama, ese yabwira icyo uwo muntu wamututse, ko tubizi ko u Rwanda rwacu rutwigisha gutanga imbabazi. Ese ashobora gutanga imbabazi akababarira uwo muntu? Bishobotse n'uwo muntu mu minsi itatu zamubazanira. Erega ntushobora kuvuga ikintu ikiniga kikagutera ku mutima. Mama, wumva nta kibazo ufite kuri uwo muntu, ko nawe wumva ko wamugirira ubugome ku byo yashobora kuba yakubwiye, nk'uko yakubwiye kuri umurozi, kandi ukavuze ko kuva wavuka utarabona n'uburozi, nk'uko natwe urubyiruko ubwo burozi ntitubuzi, tugendera ku byo bavuga. Wumva wamubwira iki? Ese wamusabira iki nk'umumama ukuze uzi no gukizwa icyo ari cyo? Uwo mumama nta kintu mpfa nawe, n'uwo ari we wese nta kintu mpfa nawe rwose. Nkunda abantu rwose. Ariko noneho namusabira kugira ngo asabe Imana imbabazi, asenge, arebe ko nta mukusha abantu bagira rwose mbi cyane yo kugira ngo umuntu aba yakwicira umwana. Mbese urumva, ntago rwose deta namwicira umwana rwose, nta n'uburozi nzi rwose kuva nanavuka rwose, na mama wambyaye. None uwo muntu nasaba Imana imbabazi kuko nanjye nazimuha. Ese uwo mama wari usanzwe uziranye nawe mu kugira ngo akwite umurozi? Benshi babona abakecuru bakagira ngo bararoga. Bose ntabwo ari kimwe n'abatubyaye, turabizi ko iyo ngeso itabaho. Ese umuntu ubundi akuroga mupfa iki mu buzima busanzwe? Wadusobanurira? None se ubu uroga umuntu mupfa iki koko? Ubu se abanjye bose naravuze ngo hari uwabandogereye wabaroze. Ubu mama apfuye ejo bundi navuze ko hari uwamuroze, sinagiye muhamba ejo bundi, yari yamara n'ukwezi. None uriya muntu rwose nayasaba Imana imbabazi rwose, nanjye azaza nsaba imbabazi nzazimuha mbivanye ku mutima wanjye. Ngese ntabwo nangana rwose. Hariho ikibazo cy'uko muri iyi minsi viziyo tugezemo ntabwo ari iyo kwitwaza uburozi. Erega hari igihe umwana arwara ntumujyane kwa muganga. Nyamara munyarwanda, babyeyi mutubyara, ihutire kujyana umwana yawe kwa muganga, kuko ni ngombwa. Ejo utazavuga ngo bamuroze ari we watindije mu nzira. Ba muganga nicyo babereyeho, wihutira kugura na mituweli kugira ngo ubashe kuvuza umwana wawe. Turi muri viziyo kandi turi mu Rwanda. Tusoza ikiganiro cyacu tugira ngo tugire icyo uyu mama, nk'uko iwacu muri karitsiye habaho utwo tuntu twishi tugenda tuvugwa, tuzatugenda tutubaha kuri CPN TV Rwanda. Niyo mpamvu nshaka kubaza uyu mama mu munota dufite, abwire ese wabwira iki Abanyarwanda? Ese Abanyarwanda twakwitwara gute nk'umumama umaze imyaka irenga 60 muri iki gihugu cyacu kandi azi iby'u Rwanda? Ibyo byose u Rwanda uruziho byinshi kurusha uko ngewe n'abandi ubiziho. Wabwira iki Abanyarwanda? Wasobanura iki urubyiruko? Wasobanura iki abakecuru muri mu kigero kimwe, yewe n'abasaza? Watubwira iki? Ababwira kugenda mu iki gihe tugezemo, turi muri viziyo. Bana banjye
ndi mukuru rwose, ndashaje, urabibona mfite imyaka 56, ndashaje, mfite abana batoya. Maze rero aho u Rwanda rwacu rugeze, turi mu Rwanda rwiza, turi mu Rwanda rw'umucyo, turi mu Rwanda rwitwara neza, turi mu Rwanda rw'abana bacu turera neza, mukagenda neza abana banjye, maze mukakorera igihugu cyanyu cyababyaye. Natwe aho tugeze ahangaha mukaturera, kandi niho tugeze natwe twirera twarabareze. Bana banjye ndabashima rwose, murakoze cyane. Nkuko mubizi CPN TV bazana ibintu bitandukanye, jya kuri channel ya YouTube naho uhadusange, kora subscribe maze urebe ibintu bitandukanye byinshi, uzareba inkuru nyinshi zitandukanye. Iwacu muri quartier dukemura ibibazo byinshi nka CPN TV. Wadushaka kuri CPN TV ukarwandikira, ukandika ijambo CPN TV Rwanda, ukaza ugakanda subscribe. Washaka kutwandikira muri commentaire ze washyiraho ikibazo cyawe twabasha kukumva. Iyi yari CPN TV Rwanda mwakurikiranaga, mwari muri kumwe na Baby Stone, musanzwe muzi mu kiganiro Rwanda Entertainment. Yo, ciao ciao.